Bibiliya naberetse ariko hakaba na Bibiliya ntagatifu. Iyo bita Bibiliya ntagatifu niyo y'imyemerere ya Kiliziya Gatolika, nabyo turabisoma tukabihuza. Impamvu rero ibi umuntu aba yabikoze cyangwa se mba mbibagaragarije gutya kuri kamera nuko tutaza kuvuga ibintu dutoraguye. Turicara tugasoma, tugahuza ibitabo, tukavuga ngo igitabo cy'ubwenge hari uko Bibiliya ntagatifu kivugaho, hari uko Bibiliya yera ariyo dukoresha twese kivugaho, ariko hakaba na King James ya indi vision wavugaga nayo barayanditse kandi bagenda bayivugurura. Nabyo ibitabo tugira ikintu bita Bibiliya, wenda ndibwifashishe abanyihanganire, nazanyemo bikeya by'ibanze. Dushobora gukoresha Bibiliya nk'uko bayibona. Urumva Bibiliya ni igitabo kibumbye byose, ni ukuvuga ubwiru bw'Imana gikubiyemo. Nicyo navuga, kibumbatiye ubwiru bw'Imana. Ubwiru bw'Imana bwose, uko Imana yashatse kugendana n'abantu, kuvugana n'abantu, byose yarabikoze ibishyira muri iki gitabo. Bicishije mu bahanga, mu kwandika, mu nyandiko ntihabura ibitakara. N'umuntu arandika yakumva ururimi rumuyoboye akagorora ijambo ajyanye mu rurimi yumva. Aho niho bamwe bavuga yuko hari ibyo Bibiliya yagiye itakaza mu myandikire, ariko ibyo ni amakosa abaho mu myandikire. Ngira ngo no hambere aha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahoze akosora abantu mu myandikire no mu mivugire. Hari aho yahuye n'urubyiruko ababwira ati nk'iyo wanditse ngo na bayikoresha bashaka kuvuga nta. Ati yije ari baruwa nkabona na ubuvuzi irindi jambo, ntabwo ari ntajyayo nanjye urumva ibyo mu myandikire ntabwo byabura. Ariko iyi Bibiliya tubwira abantu, twigishirizamo abantu, ndashaka kubabwira ngo ukurikije ibitabo ngiye kubereka kuri iyi kamera, uretse ubwenge Imana iba yahaye umuntu ari byo twita ngo guhamagarwa, wanayikoresha nanone mu kwangiza, mu kwica byinshi. Nitwa Rev Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Reka rero mbabwire mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane. N'ubundi twagarutse tumeze neza, abari iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru y'u Rwanda, ndetse nanone tugaruke ku bantu batwumva bari bwota amasimbi, ubwo abari i Burayi, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, abari Canada, abari South Africa, abari Tanzania, abari Burundi, abari Uganda. Reka mbabwire ngo amashyo, namwe munsubize ngo amashyo ngore, hanyuma nanjye mbabwire nti amahoro n'amahirwe abe muri mwebwe. Twagarutse rero turi kumwe na Rev Pasteur James nk'uko mumumenyereye mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero akaba hari itandukaniro, amaze iminsi yambara imyenda itandukanye kugira ngo abereke imico y'ibihugu igiye itandukanye, umuco n'umuryango. Uyu munsi rero by'umwihariko tugiye kugaruka ku bintu bigendanye n'ubumana. Ubumana mu buryo butandukanye, abakristu dufite iminsi mikuru twizihiza ya gikristu, yaba Noheli, yaba Pasika, dufite n'indi minsi igiye itandukanye, yaba y'amasengesho. Hanyuma uyu munsi utega amatwi, wa mugani wa mugabo ngo tega amatwi wumva ubeho. Hanyuma ujya wumva akunda kuvuga ijambo rivuga ngo umuryango ngo niwo shingiro ryo kunguka, cyangwa se kunguka kumenya Imana, cyangwa niwo shingiro ryo gutunga Imana. Rero ikaze ubanza uramutse abantu, nabo bantu bari bagukumbuye, bari bamaze iminsi wenda 3 cyangwa 2 se batakumva, bumva mu bindi biganiro, noneho wenda batari kubona wambaye isura ya pasta bari gukora mu isura y'umuryango. Yego, urakoze cyane.
reka mbere na mbere mbanze nkushimire kuko ugoroye imvugo uvuga ko bambonaga mu yindi sura wenda itari iya gishumba, kuko hari imyambaro iba yihariye ku rwego rw'umuntu ariho. Ni nk'uko habaho imyambaro y'umwana, hakabaho iy'umukuru, hakabaho n'iy'abasaza. Ubwo rero nanjye naje mu mwambaro wa gishumba, bamwe bakoresha ariko n'abandi ntibawukoreshe. Kuba utawukoresha ntabwo bikubuza kuba mushumba cyangwa pasiteri, ni kimwe n'uko wawukoresha n'ubundi utujuje indangagaciro z'ubushumba. Urakoze rero, reka nsuhuze abadukurikiye. Ibiganiro byacu dukora uyu munsi bisa naho bigica ahantu hato, ariko turimo turubaka ibintu bigari kugira ngo ibi biganiro bizafashe abantu benshi. Za TikTok ntabwo turazikoresha nk'uko bikwiriye, hari ibigisabwa kuko social media kwijyaho bisaba kuba wabiteguye no kumenya uburyo uzayitwaraho n'abagufasha. Rero niyo mpamvu nagenze gake nkakoresha wenda YouTube, kuko isa naho yoroha mu buryo bwo kubikontorora, ariko turimo turubaka ikintu kigari bijyanye nanone no kubona senta twakiraho abantu benshi, dushyiraho ibikoresho byo kwigisha kuri uyu muco n'umuryango, ariko tuganisha ko ari ryo hame ryo kwemera. Umuco n'umuryango ni ryo hame ryo kwemera. Ni nayo mpamvu ikiganiro cyacu twahisemo kucyita umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Noneho tukagira channel ya YouTube tubihitishaho, nubwo no ku mateleviziyo atandukanye njyayo kwigisha izi nyigisho, ariko hari na channel yacu yihariye yitwa Umuco Gospel TV. Hari naho muzasanga kuri utu TikTok n'iki yitwa James K Umuco n'umuryango. Ibyo byose bibumbiye hamwe gufasha mwebwe abadukurikiye mwese, nk'uko Jado yabivugaga, ari ab'imbere mu gihugu, ari hanze y'igihugu nka Tanzania. Wenda impamvu nyibanda ni uko tubana mu buzima bwa buri munsi, ko duhuje itorero. Bugande tubana mu buzima bwa buri munsi, niyo navukiye, mfite abavandimwe. Kongo barahari, Burundi, bashinga ntahe, ni n'abaturanyi ba hafi kuko tuhuza byinshi, cyane cyane ururimi rujya gusa. Rero bose aba diaspora benshi nibo dukunda gufasha, cyane cyane Jado. Izi nyigisho ziba zigamije bariya ba diaspora kugira ibyo tubibutsa mu gihugu cyacu, kabone nubwo bari hariya. Hari ibyo perezida ajya akunda kuvuga, avuga ati ni byiza kugenda ugahaha, ariko uhaha uzana mu rugo, ntabwo uhaha umira. N'ubwenge bahahayo, ubumenyi n'iki, bizabe ibiza kungura umuco wacu no kuwuteza imbere, apana kuwuca. Rero niyo mpamvu tuba twaje kuri kamera kugira ngo twigishe abantu. Ndi umupasiteri, ntabwo ndi bujye kure n'inyigisho zijyanye n'iyobokamana. Ni nayo mpamvu ngira ngo ubona nkinjira hano, naje mfite ibitabo byinshi bitandukanye turi buganireho, ariko byose byunganira igitabo kimwe nge nemera bita Bibiliya. Hariho rero abantu bizirika kuri Bibiliya cyane, nibo nashatse kugira ngo nze kwibandaho no munsi. Kandi hari ibitabo byinshi bitandukanye byunganira Bibiliya. Hari ibivuguruza byo sinabizana kuko ndayemera, ariko hari n'ibiyunganira bigenda bikuramo zimwe mu nyigisho bikazivuga ku bw'umwihariko, ariko byuzuriza kuri Bibiliya. So rero Bibiliya ni igitabo kitagombye kugusha umuntu, kuko kirimo byose. Kirimo umuco, kirimo ubuhanga, kirimo ubwenge, ariko n'ubujiji, kuko basobanura ku nyigisho z'ubuyobe n'iki, nazo ushatse kuzihitamo wazijyamo, ariko zirimo nk'izigisha icyo wakwirinda, kuko ukigiyemo wayoba nyine, wajya mu buyobe. Nicyo rero naba mvuzeho, ni nk'aho aricyo kinzanye hano. Bariya ba diaspora nibo tuba dufiteho target yo kwigisha, guhuza bo nk'aho bari. Sinzi mu kiganiro kare tuganira na ba bahungu, wavuze ngo King James, igitabo cyangwa se Bibiliya ya King James, yo ifite na verisiyo, ifite ibice. Verisiyo ya mbere, verisiyo ya kabiri, kandi ikagenda igira ibyo yongeramo.
yo ntabwo ari nka Bibiliya ariko ni igitabo cyunganira Bibiliya, ariko yo yivugira cyane cyane ku isezerano rishya kuko ivuga ku bwami bwa Yesu. Kandi mu kwemera twumva yuko habayeho Yesu ubwe niwe wigeranyije na Adamu wa kabiri kuko habayeho Adamu wa mbere. So rero King James Version igenda yo yita ku isezerano rishya rivuga ku bwami bwa Yesu gusa, ariko hari n'ibindi hari za katigisimu zisobanura ku kwemera. Ni byinshi ntabwo nabibizane byose, ariko hari ibyo nitwaje kugira ngo tuze gufasha abantu. Harimo n'ibitabo bya Bibiliya ariko bigenewe inyigisho z'abana. Ibyo rero uzasanga byifashisha amashusho cyane kuko ishusho riravuga. Nimba bavuga bati mwihangane, bavuga bati umwami Dawidi cyangwa se Mose yambutse Abisiraheli, bakagaragaza aho Mose yamanikaga inkoni mu ishusho. Iriya shusho ibwira umwana cyane kuruta aya magambo tuvuga. Ni nayo mpamvu abanyarwanda kera babaga ari abahanga. Abasaza nakuze batwigisha, yaragendaga agaca, hari ibyatsi bita imitete bigiramo uduti, noneho bagaca ziriya nkenke, twabyitaga imikenke, bakatuvunagura. Ariko no mu bishanga turahaba bakunda gukoresha ibipangu, ugasanga yaciye uduti dutandukanye cyangwa yatoraguye amabuye atandukanye kugira ngo akwigishirije mu ishusho. Rero ibyo byo gufotora ntabwo byari byakabaye. Hari kurumva yuko icyo nicyo bita ubwenge. Ibi ngibi rero byitwa ubumenyi. Ubumenyi rero ni ubuhahano. Ni ibyo ngibyo numvaga nshaka kugira ngo tuganireho mu gihe gitoya, kuko kamera, kwicara imbere ya kamera aba ari amafaranga twe kubihisha. Uko hatinda niko amafaranga yiyongera, kandi ntabwo tuba twakubatse ubushobozi. Urumva ko tukirimo kubaka ubushobozi. Iyo santere turimo turayubaka mu karere ka Kayonza, murenge wa Rwinkwavu, aho itorero ryacu riri cyangwa itorero mpagarare riri, ariko izagaba n'amashami. Ariko hariya kuko ariho twari dufite urusengero, niho twahisemo kuba ariho duhera. Ubwo nitubikora bigashoboka, bizatuma tugaba amashami n'ahandi. Okay, noneho rero tudatinze turaza kugaruka kuri bimwe nk'uko bivuze mu bitabo. Uyu munsi rero hari imizingo igiye itandukanye yerekeza Bibiliya nk'uko wabivugaga, kandi ishobora gufasha abantu kurushaho kunguka, gusobanukirwa ubumana, bikabatera kubaka umuryango mwiza ukuriye mu Mana, ukuriye mu muco, ndetse no gukunda igihugu n'indangagaciro zo kurinda igihugu n'ibindi byinshi, no kwitandukanya n'ibidakwiriye. Yego. Aha rero hari ukuntu abantu babaho bakavuga bati gukunda igihugu ukacyitangira. Benshi ugasanga baravuga ngo kuko ndi umukristo ngo sinaba umupolisi, ngo kuko ndi umukristo sinaba umusirikare, ngo kuko ndi umukristo ngo sinaba umunyapolitike, ngo kuko ndi umukristo. Wowe ubihuza hariho ngo n'abatarya inyama n'ibindi, ni byinshi cyane. Ibyo byose ubihuza ute iyo usanga aho dukura inkomoko ya Bibiliya wenda mu Bisirayeli n'iki? Yego. Uyu usanga bafite abasirikare kandi bakaba banemera Imana, ugasanga bafite ibyo byose. Bongeraho ngo bakora n'ibisasu n'ibiki byose bimbura byica n'ibindi byose. Hanyuma ugasanga umunyarwanda wawe ngo kuko ari umukristo ntashobora ngo kohereza umwana mu gisirikare, ngo ntashobora ngo kugira gute, kandi ari ugukunda igihugu no kukirinda. None se Imana nimba yaraguhaye igihugu ntukirinde, byaba ari ikibazo. Urakoze ku kibazo cyiza kandi cy'ubwenge ku badukurikiye. Nubwo numvishije abantu benshi muri iki gihe bavuga ngo ibintu by'ubwenge ngo abantu bagwishije ubwenge, ariko ukuri guhari Jado, wenda ako kantu nkavireyo kimwe, nubwo ari imvugo ihari. Nyine wabwira icyo ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu bagwishije ubumenyi ariko ntabwo babwishije ubwenge, ahubwo abantu babuze ubwenge. Kuko ufite ubwenge ntabwo abyirata, ahubwo atega amatwi kugira ngo yunguke byinshi. Ariko ufite ubumenyi arabwirata kuko ubumenyi ufite sibwo mfite. Mfite wenda ubumenyi mu gusenga no kwigisha, ufite ubumenyi mu kuyobora ikiganiro no gukoresha kamera, buri wese yakirata. Ariko abantu bavuga ngo ntabwo bagikeneye ngo ibintu by'ubwenge, burya bamaze kuyoba nyine. Ubajije rero ibyo nari mbishingiye ku kibazo wari ubaje, mvuga nti ubaje ikibazo cy'ubwenge, uvuga uti uhuza gute ibivugwa no kwemera. Kwemera ni ukwemera. Tubanze dutandukanye kwemera n'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana, hari no kwemera. Kwemera, ushobora kwemera runaka ko yigishije neza, yigishije ku ndirimbo, ariko ntiwemere uwigisha ku ijambo ry'Imana. Ushobora kwemera
imibonano ariko ntiwemere kubyara. Nashatse kuvuga ku bintu bisanzwe bya hano. njye ikintu nshaka wenda nashaka kukubwiraho, twagiye muri za ndangagaciro n'umuryango no gukunda igihugu. Aba bantu rero Bibiliya tuvugaho, niyo mpamvu nashatse kugira ngo mbatandukanyirize Bibiliya no kwemera. Bibiliya twigisha ari nayo dushingiraho ibyo twita kwemera, ariko ubundi kwemera kubanziriza Bibiliya. Bibiliya iza kutwunganira mu kwemera kwacu. Uwayisomye neza rero imuyobora mu kuri, ariko wayize nabi, wayigishijwe nabi, n'ubundi mugumisha muri kwa kwemera. Kandi kwemera ni ihame riganisha ku rupfu, ntabwo ari ihame rikiza. Ikintu nshaka kubaza bikiri honete nk'umupasiteri, wemera ko Bibiliya twemera ko igihugu kigomba kugira ububasha n'ubwirinzi n'ingabo? Ahubwo ngewe nongeraho ibyo Bibiliya ivuga nyirizina, kuko iravuga ngo ibyo tubona hano ku isi byose ngo bishushanye biri mu ijuru. No mu ijuru haba ingabo. Noneho ahandi hakongera hakavuga ngo nuko Adamu wa mbere amaze gucumura, ngo Imana ibona yuko atari byiza ko yororokera hahandi yakoreye icyaha, imukuraho. Aho rero icyo mpazaniye ngo irangije ngo ihazengurutse ingabo ziharinda, kurinda ubuturo bwera. Ni ukuvuga ngo habayeho abakerubi, ni ingabo zirwanya cyane. Wenda twifashije nk'iki gihe dushobora kuvuga ngo abajepe. Biriya bintu byose rero Bibiliya ariko ikanabivuga neza, ikavuga ngo amategeko yose ashamikira cyangwa se akomoka mu ijuru, kuko uyu muntu yaremwe n'Imana, n'ibyo akora biva kuki? Ku Mana. Rero biriya mbyemera 100% kuba umusirikare, kuba umupolisi. Ahubwo akenshi na kenshi burya banavuga yuko imbunda, ubwo wenda ne kubijyamo cyane ababizi, nza reba umusirikare tuganire, waba ubyemera gutyo nanamuzane wenda tubiganireho. Bavuga yuko ahantu imbunda iri cyangwa se buriya bumara cyangwa ibigize amasasu, ngo nta badayimoni bahagera. Niwumva bavuga bati imbunda, fata Bibiliya yawe nk'intwaro, nk'imbunda. Bibiliya mu kwemera dukunda kuyikoresha mu kwirukana abazimu cyangwa se abadayimoni cyangwa imyuka mibi. Burya rero na ziriya mbunda burya ngo nta satani ushobora kuhinjirira. Niyo mpamvu rero n'ibyo bakora biba byemewe cyangwa se binejejwe. Njyewe impamvu mbivuga ni uko Bibiliya ikunda no kugenda igaruka nko ku badukurikiye, sinshaka wenda kubitindaho cyane. Hari aho ngo hari umuntu ngo w'Ikarisariya ngo witwaga ngo Koroneliyo, ngo icyambere yari umuntu wubaha Imana, ngo akaba umutware, ngo utwara abasirikare, ngo bitwaga ngo Italiyani, ngo kandi akaba umunyedini, ngo akanubaha Imana, ngo kandi ngo akagira abantu basenga iwe ngo budasiba buri munsi, ngo nuko marayika amanuka ku mugaragaro kandi ari umusirikare. Rero ndagira ngo dukosore iki kintu. Hari umwigisha umwe Minyoni aherutse kuvuga ati abana mukwiriye kujya mu ngabo z'u Rwanda n'iki, ugasanga abantu nyine ntago barimo babyumva. Ariko Bibiliya nanjye ndemeranya nawe ko yemera ko abantu oya niko kurerega ukuri aba ari ukuri. Ubwo rero wahakana yuko Bibiliya ivuga yuko ahubwo kwaba ari ukugumura abantu kudakunda igihugu Imana yabahaye? Iki niko mbyumva. Uretse no kugumura, buri mubyeyi wese yigisha umwana we kuba intwari, kuzakomera. None se iyo tukwigisha ngo turacyambaye imyambaro y'urugamba, kuki se bakoresha iryo jambo? Kuki batavuga ngo twiyambaye imyambaro y'urugamba? Turacyambaye imyambaro y'urugamba kuko turacyari mu irwaniro, turacyahatana. Nge rero kwigisha umwana kurwanya icyaha, twifashisha iriya myambaro y'abapolisi, y'abasirikare, uburyo bakirwanya n'iki, umwana agakura akirwanya. Ariko hari abasirikare b'abapasitoro, hari abasirikare b'abavugabutumwa, hari abasirikare b'abahanuzi. Nk'uko nanjye ndi umupasitoro, nkaba umukozi wa leta, nkaba nkora ikintu runaka, nkaba ndi umuhinzi mpinga, ndanorora. Wenda ubu nuko byagiye bisa naho ntabishyiramo imbaraga cyane. Umushuti wanjye bita Majide Black nawe worora inkoko w'umuhanzi, burangiye ndamukunda. Weya ni byiza cyane. Agahanga akanorora inkoko, usanga avuga ati inkoko zanjye zateye amajyana. Ariko se Jado, nimba Imana yaremye umuntu ikamubwira ngo nguhaye byose, hari ibyo yamurobanuriye buriya? Yamuhaye byose kubitwara no kubibeshaho. None se ubwo icyo gihugu wakirindisha iki se? Kuki se dusenga ngo ingabo zacu tuzisabira umugisha ngo zibeho? None se izo ngabo ziraremwa, si abana bacu, si batwebwe, si abavandimwe bacu? Oya natwe bibaye. Icyo cyo ni ubuyobe, cyo kora ubuyobe ubwo bushingiye nka zangiro watangaga. Kuko ikintu ngiye abantu bataremera, Mose ubwo abantu bajyaga baba bari ku rugamba, Huri
yafataga iburyo bakazamura amaboko hanyuma yamanura bakaneshwa. Bivuga ngo bose babaga bari kuki ku rugamba. Hari ibyo ari kubabwira mu bigenze muri cya mu bigenze uku, ugasanga n'abatambyi kera muzasome Bibiliya, abatambyi kera bajyaga ku rugamba nubwo batarwanaga, ariko bakavuga ngo ibintu bigende bitya, ibintu bigende neza, bigire gute. Ariko ugasanga umuntu ni umutambyi ariko arasa nkaho ibibera mu gihugu sibyo, ibyo byo adashobora kubishyigikira. N'ubujiji kuko n'Imana ikorana n'Abisiraheli kuko nibyo bemera, wenda n'abahakana umuco w'u Rwanda. Njye sindi mu bawuhakana n'abawupfobya, ndawemera cyane 100%. Nemera ko ari byo byibanze kugira ngo nshobore kumenya iby'Imana no kubyubahiriza. Mbanza kuba njujuje ibi ntarabyuzuza, nabira ntibyanyitse nabyuzuza. No kuvuga ntaramenya umuco wanjye, umuco w'Abanyarwanda n'iby'Imana sinabyuzuza. Uko ni ukuri. Nubona abantu batana bose muri iki gihe, iyo urungurutse hariya n'ubundi usanga nibyo perezida yigize kuvuga, terega burya so kwambara ubusa, ati no muri bo haba harimo ubusa. Ba bantu barimo gutana bakora ibidakorwa, bakora ibitabapfu n'iki, akenshi iyo ugiye mu mateka background yabo usanga n'ubundi ntacyo bari basanzwe bafite. Ariko umuntu wize umuco akarererwa mu muryango muzima no kubaha Imana no kuba umupasitoro n'ubuvugabutumwa bwe bwose usanga bwubashye uwo akorera nyine n'uwahamye. Ibyo rero nibyo navugaga. Hanyuma ku cyo twari tuvuze, nari mvuze ngo Imana, Bibiliya cyane cyane mu isezerano rya kera yagendaga ibwira abayobozi cyangwa se abami b'ibihugu cyangwa abahanuzi uko bari bukore. Ugasanga irabwira nk'umwami, turatanga urugero kuri perezida wacu, nta kinego mfite, Imana ikamubwira ngo tegura ingabo imitwe 2 uyohereza iburasirazuba. Sibyo? None se ubwo iyo Mana ko ariyo twemera, akaba ariyo dukorera, akaba ariyo duhamya, nitwanga izo ngabo iyo turaba tukihamya buriya. Mu bintu ngiye nshaka kuvuga, Imana ivuga mu buryo butandukanye. Nuko abantu batabusobanura. Imana ivugana n'umutima w'umuntu. Yego kuko Imana ishobora kuvugisha perezida. Ibyo twita kwerekwa, kurota, guhishurirwa. Ivuga jewe ni okay, ntago nshaka wenda unyoboye ikiganiro, ntago nshaka kumera nkaho ari nge uri gutanga ikiganiro. Ariko ibyo nzi, Imana ikorana n'umutima w'umuntu ikamushyira n'ikintu. Kandi ubundi tuvuga ko ikintu cyiza cyose kiba kivuye hehe? Ku Mana. Ikavugana n'umuntu mu ntekerezo, ikayobora intekerezo ze. Tujya tunasenga tuvuga ngo Mana yobora intekerezo zanjye, ikaguha plan y'uburyo ibintu bigomba gukorwa. Rero nanjye mpamye ko Imana yasanga umuperezida cyangwa umwami w'igihugu mu ntekerezo, wenda itanavuze na ryajwi nk'uko wenda abantu babyumva, cyangwa byandi byo kuvuga mu ndimi nabyo ntitubifobeje, sibyo? Igakora ibyishaka kuko Imana yo ishobora ibintu byose. Kuko hari umwami ngira ngo wari ugiye, Aburahamu yagiye ari kumwe n'umugore we Sara, hanyuma aramwihakana kubera ubwoba. Aravuga ati si umugore wanjye, ni mushiki wanjye. Umwami agira ngo amurongore amugire umugore we. Hanyuma marayika asanga ninjoro umwami aramubwira ati uwo mugore ntabwo ari mushiki wa Aburahamu, yagize ubwoba bwo kukubwira, ariko ni umugore we. Umwami aramureka. Rero ikintu ushaka kukubwira, iyo Imana ishyizeho ubwami cyangwa umuperezida, nta muntu n'umwe wishyiraho. Imana ni mukiro kandi niyobora intekerezo ze cyane. So rero ikintu nendaga kubabwira kugira ngo dutangire gukora ibintu bifite umurongo, byubaka n'umuryango, kuko umuryango ntuzawurerera mu gihugu kidahari. Yego. Uko ni ukuri. Nubwo bukirisitu ntuzabugira mu gihugu kitagize gute? Kitariho. 9 iratubwira. Ikintu nshaka kubabwira, banavuga ngo dusobanurire wenda iby'ibyo bitabo kugira ngo n'abantu babashe kubyumva, ariko ishingiro rya byose twavuze tuzajya tunibandaho. Ukunda igihugu cyawe ugisengere, sibyo? Cyane. Ukunda umuryango wawe kugira ngo utegure ejo hazaza, nawe usengere, unabaturanyi basengere nabo babe bazima, bityo usengere n'iterambere ryabo no gukunda gukora. Wenda n'umuryango, uburyo umuryango usenyuka kubera kudakora, wenda nabyo tuzabigarukaho. Ugasanga papa ntashaka gukora, mama ntashaka gukora, ngo bari ku isezerano ry'uko bazubaka etaje. Ubwo uzambwira umuntu wubatse etaje atarakoze. Okay, karibu rero Pastor. Urakoze cyane. Ndagira ngo ntacyo ndi bubyigisheho kuko ntabwo ari byo naje kwigishaho, ariko ndashaka nko gutanga imfashanyigisho ku badukurikiye. Ibitabo
tugira ikintu bita bibiliya, wenda ndibwifashishe abanyihanganire, nazanyemo bikeya by'ibanze. Dushobora gukoresha bibiliya nk'uko bayibona. Urumva, bibiliya ni igitabo kibumbye byose, ni ukuvuga ubwiru bw'Imana gikubiyemo. Nicyo navuga, kibumbatiye ubwiru bw'Imana. Ubwiru bw'Imana bwose, uko Imana yashatse kugendana n'abantu, kuvugana n'abantu, byose yarabikoze ibishyira muri iki gitabo. Ibicishije mu bahanga, mu kwandika, mu nyandiko ntihabura ibitakara. N'umuntu arandika yakumva ururimi rumuyoboye akagorora ijambo ajyanye mu rurimi yumva. Aho niho bamwe bavuga yuko hari ibyo bibiliya yagiye itakaza mu myandikire, ariko ibyo ni amakosa abaho mu myandikire. Ngira ngo no hambere aha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahoze akosora abantu mu myandikire no mu mivugire. Hari aho yahuye n'urubyiruko ababwira ati nk'iyo wanditse ngo na bayikoresha bashaka kuvuga nta. Ati yije ari ibaruwa nkabona na ubuvuzi irindi jambo, ntabwo ari ntajyayo nanjye urumva, ibyo mu myandikire ntabwo byabura. Ariko iyi bibiliya tubwira abantu, twigishirizamo abantu, ndashaka kubabwira ngo ukurikije ibitabo ngiye kubereka kuri iyi kamera, uretse ubwenge Imana iba yahaye umuntu ari byo twita ngo guhamagarwa, wanayikoresha nanone mu kwangiza, mu kwica byinshi. Yakoreshwa mu kwica byinshi. Nk'iyi ni bibiliya urabona ubwayo irihagije, ariko haragenda hakazaho umwanditsi akandika ajyanye na mesaje ye, ariko yo yakuye muri bibiliya. Urumva nk'aha ushobora gushaka ijambo muri bibiliya ukaribura, waza hano ukaribona. Kubera iki? Uyu yafashe iryo muri bibiliya abona aho undi yikirije kwitsa cyangwa gusoza kwandika. We akurikije ibihe turimo aravuga ati ahangaha aho kugira ngo nkomereze ku cyo yavuze hasi, kuki ntakongeraho ibi. Hari ibiganiro twahoze dutambutsa, umbaza cyane ku bintu by'amapantaro acitse, ibintu byo kuzamura amajipo. Akavuga ati icyo gihe itegeko bose baripfukaga bakikwiza, none muri iki gihe abantu bageze igihe cyo kurambirwa kwambara, bakambara ubusa. Kuki iki kintu cyo kwipfuka ntakireka? Sibyo ko kera cyari kimeze. Ahubwo nkongeraho kuvuga ngo twipfukure mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Ibyo rero biza mu mpaka z'imyemerere. Aba nicyo bagiye bakosora. Ibitabo ni byinshi. Nk'iyi Venus Export ni nko kuvuga ngo ni ibintu bidasanzwe byunganira n'ubundi bibiliya kandi by'inyigisho. Dictionnaire isa n'isobanura ijambo. Hariho ijambo ushobora gusoma muri bibiliya ukazimira wowe. Iyo uzimiye rero uryigisha wowe uko ushaka, ugasanga kurizi akaguhamya nk'umuyobe. Ibyo nibyo abantu bagiye bakoresha ibitabo bitandukanye. Ibi byose ni ibitabo umuntu aba yifashisha kugira ngo dushake igishobora gufasha abantu ku bijyanye n'imyemerere. Ese uyu nguyu ajya kwandika ngo the whole study Bible yashakaga kuvuga iki? Kuki yafashe igihe cyo kwigisha kuri bibiliya? Urumva, nuko yabonaga yuko bijyanye n'indimi, hari indimi zivuka bushya zagiye zivuka bitewe nuko ibihugu byagiye bivuka. Ugasanga umuntu avuye hagiye mu ishyamba rya Kongo, banyihanganira ko bariho ntanze urugero kandi hari n'ibibazo. Yagerayo kugira ngo ahuze n'abari ahasanze, bigasaba yuko ari bumenye ururimi rwabo ruke akaruvanga n'urwe, bikaba biremye urundi rurimi rukazarema igihugu. Mu kwandika rero uwo nawe baba bamukeneye kugira ngo atazima. Bagahuza rwa rurimi, tuvuge nk'Ibugande, iyo uvuze Urugande ukavuga Urutoro, ukavuga Urukoci, ukavuga Urukonjo, habayeho gusemura izo ndimi kugira ngo abantu bumve ivanjiri. Nicyo rero aba banditsi bakora, kandi aba banditsi ni byiza bafashe. Nigeze kubivugaho ko hari n'ibitabo noneho by'inyigisho
z'abana kandi n'ubundi zishingiye kuri bibiliya. Ntabwo turatakaza bibiliya ntabwo irata umwimerere wayo. Ibi bitabo rero bifasha abana muri cya kiganiro cy'ababyeyi. Ntabwo ari bibiliya bajya kwigira ku ishuri. Tubitanga twabihaga umwana, kuko iyo ukurikije ibyifuzo byacu cyangwa ibyo wabyanditse, yashyiragaho umwana ugihawe, umubyeyi we, ababyeyi be bombi, abavandimwe be, bigaragaza yuko aba bose bakurikiyeho ari abazagira uruhare mu gusobanurira wa mwana iyi mpano ya bibiliya ikivuze. Amashusho arimo, ibyo nabivuzeho kare, sobanura ko abakera bigishaga bifashishije amashusho ariko y'ibimera y'ibiriho, nimba ari uduti, nimba ari utubuye, cyane nka wa mugani twawise umugani, ariko ni ijambo umubyeyi yigishaga umwana avuga ati, mwana wanjye iyo mwitandukanyije, ngo yari afite abana abigisha, ati iyo mwitandukanyije umwanzi abaca intege, abona uko abanesha. Afata ngo inkoni ebyiri eshatu arazibohekanya, aziha umwana umwe ati ngaho zivune, ziramunanira. Afata undi mwana ati zivune ziramunanira, arangije arazihambura, none ahereza umwana umwe ati ngaho yivune, ashyira ku ivu aravuna, n'undi ashyira ku ivu aravuna. Arangije arababwira ati rero nicyo gisobanuro ko nimuba mu bumwe ntawe uzabanesha, ariko nimwitandukanya muzaneshwa, nyine muzatatanwa. Ibyo rero nabivuga ndi bugusabe ko wenda iki kiganiro cyo gusobanura ku nyunganizi za bibiliya twaza kukireka. Ibitabo byo ni byinshi, ntabwo nabisobanuraho none ahangaha, ukaza kunyemera tukagisorezaho, noneho tugakoraho ikindi kiganiro gato. Nashaka guhuza ibi ndimo kuvuga kuri ibi bitabo n'amateka yacu y'u Rwanda twaciyemo, cyane cyane ku bijyanye n'imyemerere yo mu gihe cy'intambara 94 kugeza uno munsi wa none. Ndi bugusabe rero, ariko wenda muri bibiliya hari bibiliya naberetse, ariko hakaba na bibiliya ntagatifu. Iyo bita bibiliya ntagatifu niyo y'imyemerere ya Kiliziya Gatolika, nabyo turabisoma tukabihuza. Impamvu rero ibi umuntu aba yabikoze cyangwa se mba mbibagaragarije gutya kuri kamera, nuko tutaza kuvuga ibintu dutoraguye. Turicara tugasoma, tugahuza ibitabo, tukavuga ngo igitabo cy'ubwenge hari uko bibiliya ntagatifu kivugaho, hari uko bibiliya yera ariyo dukoresha twese kivugaho, ariko hakaba na King James ya indi vision wavugaga, nayo barayanditse kandi bagenda bayivugurura. Nabyo turabigura tukabisoma, tukareba se kuki King James yibanze ku isezerano rishya gusa. Hari ibyo abanditsi bagiye batakaza, iki gitabo kije kongera kudufasha kumenya. Hari ibyo abahinduraga bashyira mu ndimi batakaje. Ibi byose rero ni ibitabo byunganira bibiliya kugumishaho rya hame ry'umuco wa bibiliya, kuko bibiliya yanditswe mu muco wa bigendanye naho yabyandikiraga nyine. Nimba ari mu butayu yatangaga ingero ku bimuzungurutse, nimba ari mu gereza yatangaga ingero ku bimuzungurutse. Ndagira ngo rero unyemerere dusoreze kuri iki gitabo, hanyuma uze kumpaho akanya wenda nubwo ya iminota 20 nze guhuza iyi nyigisho navugaga n'iy'ikinyarwanda, wenda tubigira ikiganiro cyihariye kugira ngo dufashe abantu, ko mboneye ikiganiro kibaye kirekire. Burya abantu babaye n'abanebwe bararambirwa. Iki ni igitabo icyo nakwerekaga ko umuntu ahitamo icyo abona kirimo gitakara, ari nacyo kintu nyamukuru cyanganishije mu kwigisha inyigisho z'umuco n'umuryango. Cyane cyane ningera ku muryango ni iki nzibandaho. Iki gitabo cyahisemo kugaragaza abagore 10 bakoze ibintu bidasanzwe muri bibiliya. Kigenda kibavuga n'amazina, kikagaragaza n'ibyo bakoze. Urumva uyu muntu yari afite ihishurirwa ryo gushimangira ihame ry'Imana. Nigize mvuga ko umubyeyi umugabo yigisha umwana, umugore akagira ate akamutegeka kubigumana. Ni nk'igishimangizo. Ni nkaho navuga kiri mu Cyongereza, ariko turashaka nuko cyajya mu Kinyarwanda. Byose bigendana n'ubushobozi, uko ubushobozi buzaboneka tuzakira mu Kinyarwanda. We yahisemo kugaragaza, ntago ari abagore 10 bari muri bibiliya bakoze imirimo, ariko we yahisemo kugaragaza abagore 10 ba mbere bakoze ibintu bidasanzwe.
urumva 10 women of the Bible who challenging, ni ukuvuga ngo abantu bakoze ikintu kikagira ikintu gihindura, gihindura imyumvire y'abantu, gihindura abami. Iki gitabo rero ni nk'aho ari cyo nzibandaho cyane ningera ku kintu bita umuryango, kuko umuco ni umuco, nubwo mbihuza mu kiganiro bavuga ngo umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, ariko ni ibintu bitatu nzigisha bitandukanye. Zigisha umuryango, nigisha umuco, nigisha noneho no kumenya Imana nyirizina. Ari nayo mpamvu umuntu aba yikoreye ibitabo byose. Iyi center uko ubushobozi bugenda buboneka niko nayihutisha. Nimba nicaye hamwe fasha abantu, barabona yuko package yo kubahereza nyirizina irahari, irahari rwose. Kandi abankurikiye Imana ibaho umugisha, mujye mubwirana. Ni James nomero ni 82 4 7 8 sorry 07 88 4 8 iyo ni nomero wambonaho, wampamagara. Hari abigisha izi nyigisho duhuje uburyo bw'imyigishirize cyangwa se tukunganirana mu kwigisha sosiyete nyarwanda, nabyo nta kibazo. Nk'abari hanze y'u Rwanda wananyandikira, haba kuri WhatsApp, kuri Facebook, haba comment ku biganiro aho biba byamaze kugera. Hari icyo ukeneye ko nakwibandaho, naberetse ingero z'ibintu bitatu ngiye gutangira. Impamvu nanga kwinjira nyirizina mu nyigisho n'ubu bushobozi ntari nuzuza bwo kugira ngo mbone. Hari naho umuntu yigishiriza kumva nagusanze ukanshyira muri jaride yawe cyangwa se y'ahandi, ariko ejo abantu bazaba bazi uzaba uzi iwanjye. Hari ahagenewe gukorera ibiganiro nk'ibi, hari ahagenewe gutangira izo nyigisho. Ni nabyo nasabaga abankurikiye, kwa kundi wavugaga ngo Imana ivugana n'umuntu mu buryo butandukanye. Hari izi ikavugana n'umutima we, ikamubwira iti uriya muntu, ubwo ndigushaho ibyo arimo kuvuga bifite umumaro. Abivugiye ahantu hakwiye, erega n'ahantu hakwiye harafasha Jado. Uzi ko hari ahantu wicara ukaganira n'umuntu ibyo umubwira bikamujyamo bitewe n'aho arahariho. Uzi ko araho uganira n'umuntu ubona umubiri muri kumwe ibitekerezo bidahari. So nicyo navugaga rero, mu bushobozi bw'abantu badukurikiye, mu kumva uyu muhate, ejo tuzaba dutanga akazi mu gutegura ibyo tuzajya dukoresha imfashanyigisho zo kwigishirizaho, bya utwo duti utwo tubuye tuzakoresha ibintu bitandukanye. Byaba n'ibyo bitabo, dukeneye abasemuzi bakura mu Kinyarwanda bagashyira mu ndimi zumvikana hirya no hino. Ibyo byose ni ubushobozi. Rero ndavuga n'abadukurikiye n'inshuti zanjye nyirizina, bashyigikire iki gikorwa. Baraba bashyigikiye Abanyarwanda, baraba bashyigikiye urubyiruko turimo twigisha, baraba bashyigikiye ba babyeyi bashobora gutana kubera aho bakuriye. Urumva umuco wacu ugizwe n'amateka mabi n'ameza, ariko n'ahandi hose nuko. Nubwo twibanda kuvuga ku mateka meza gusa, ariko n'amabara hari kandi y'amabi tuyagaragaje, bituma abantu babyirinda kuko bihita bijya muri kirizira. So reka mbe shoreje aho ndi bugusabe wenda uze kumpa kandi kaganiro gato. Okay, rero reka mbashimire abakanze subscribe, abakoze share ndetse na comment ku Muco n'Umuryango. Ikindi nababwira nyine nuko mugomba gukurikirana ibintu bifite ubwenge. Imbuga nkoranyambaga zicaye ibintu byinshi bitandukanye, ariko urwego rwo kugira ngo umuntu yiga ubwenge mukabihereza intege nke. Turabigarukaho mu kanya rero mu kiganiro kigiye gukurikira. Imana ibane namwe. Imana ibahe umugisha.